Hari abantu benshi mu buzima bibaza bati ese Bibiriya yanditswe nande, ese yanditswe ryari? Nawe niba uri mu bibaza iki kibazo ntucikwe n'iki kiganiro. Bibiriya ni igitabo gitangaje giteye amatsiko kandi gihisha ubwenge bwinshi, kandi abantu benshi bibaza abanditse iki gitabo n'icyabateye kucyandika kikamera nk'uko kimeze ubu. Muri iki kiganiro turakwereka abanditse Bibiriya n'igihe bayandikiye n'impamvu yabibateye. Kuva kera cyane mu myaka yashize abantu ibihumbi n'ibihumbi basoma Bibiriya buri munsi, abandi benshi bamara ubuzima bwabo biga iki gitabo. Muri bo kandi harimo ababigize umwuga, abo navuga abapadiri, abapasitoro ndetse n'abandi bihaye Imana babyiga nka teolojiya. Benshi muri abo bamara kandi ubuzima bwabo bigisha abandi gusobanukirwa n'icyo gitabo n'ibiri ku mpapuro zacyo, babwiriza ibiri muri iki gitabo. Bibiriya ikoreshwa n'amadini abiri akomeye ku isi, ariyo idini y'Abayahudi n'idini ya Gikristo nk'igitabo cyera. Iyi yahinduye cyane ubuzima bw'abatuye isi mu myemerere ndetse n'iterambere. Nko mu bihugu by'Uburayi ahenshi abantu bigaga gusoma bagamije gusa kugira ngo bashobore gusoma Bibiriya, bikarangira bashoboye gusoma n'ibindi bitabo. Uruhare rwa Bibiriya mu iterambere ni runini cyane, aho iki gitabo kandi gifatwa nk'igitabo cyagurishijwe kuruta ibindi bitabo byose ku isi, nubwo bigoye kumenya umubare wa Bibiriya zimaze kugurishwa. Ni byinshi byibazwa kuri Bibiriya. Ese ibyibazwa kuri Bibiriya ni ibi? Komeza ukurikirane ikiganiro cyacu. Iki gitabo nubwo ntawashidikanya rwose ko ari igitabo cy'Imana, abantu benshi bibaza inkomoko yacyo. Benshi bibaza bati ese iki gitabo cyanditswe nande? Abandi bakibaza bati ese wacyanditse yacyandikiye he? Kwashize imyaka irenga 2000 cyanditswe. Ese ubundi ubu abanditse Bibiriya tubazeho iki kugeza na n'ubu? Mu by'ukuri ntibirasobanuka neza ngo abantu bamenye uwanditse inyandiko zose zigaragara muri Bibiriya n'igihe zanditswe, n'igihe zandikiwe n'icyatumye zandikwa. Isezerano rya kera ari naryo rifatwa nka Bibiriya y'Abaheburayo, inakoreshwa nka Bibiriya ya Kiyahudi, dusangamo amateka arebana n'Abayisiraheli mu gihe kirekire cyane uhereye ku kuremwa kw'isi. Iyi Bibiriya kandi ikubiyemo inkuru, amateka, amategeko, amasezerano n'ibindi byinshi byarangaga ubuzima bw'Abayisiraheli ndetse n'idini yabo, bikaba binifashishwa n'abakristo b'iki gihe. Reka turebere hamwe abanditsi ba Bibiriya. Ikigaragara kandi cyemejwe nuko ibitabo 5 bibanza byaba byaranditswe n'umuntu umwe. Ibyo bitabo ni Itangiriro, Kuva cyangwa Iyimuka Misiri, igitabo cy'Abalewi, igitabo cyo kubara n'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, cyitwa kandi igitabo cy'ivugurura amategeko. Abahanga batekereza ko ibi bitabo byaba byaranditswe na Mose, wa mugabo Imana yakoresheje ikura Abisirayeli mu buretwa bw'Abanyegiputa akabajyana mu gihugu cy'isezerano aricyo Kanani, bambutse inyanja itukura. Nubwo kandi bamwe bemeza ko byanditswe na Mose, ariko muri ibi bitabo harimo amayobera aterwa nuko harimo ibintu byinshi wasoma ukabona ko Mose adashobora kuba yarabibonye ubwe. Urugero rugaragara cyane ni urupfu rwe, ntabwo kandi bishoboka ko Mose yaba yarabonye urupfu rwe nk'uko bigaragara mu mpera z'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ibi ariko byaje kwemezwa nyuma y'uko Yosuwa wasimbuye Mose amaze gupfa yanditse imirongo mike ivuga ku rupfu rwa Mose kuko we yarubonye. Ibi kandi byagaragaye mu gitabo cyitwa Talmud, kikaba ari icyegeranyo cy'amategeko n'amateka y'Abayahudi cyagiye ahabona hagati y'isekuru rya 3 n'irya 4 mbere ya Yesu. Umwanditsi wo mu ishuri rya Ryari Divinity witwa Joel Baden, umuhanga mu bya Bibiriya, yavuze ko muri ibi bitabo 5 bibanza hagiye harimo inkuru zivuguruzanya cyangwa zisubiramo, bityo abantu bakibaza koko niba ari Mose wabyanditse. Aragira ati urugero rwiza rugaragaza urujijo muri izi nkuru ni nk'ibyanditswe kuri Nowa mu Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 9. Tubona ko Nowa yinjiye mu nkuge mu Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 11, agasohokamo mu Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Urebye wasanga hari aho bavuga ko umwuzure amaze iminsi 40, ahandi iminsi 150, ariko nanone tubaze neza turasanga ko uteranyije iyo minsi nk'uko igaragara mu Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 11 no mu Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 13 kugera ku wa 14, yose hamwe ari iminsi 371. Muri iyo harimo iminsi 150 imvura yagwaga, hakaza indi minsi 74 amazi yarimo agabanuka, indi minsi 7 yashize nyuma no agatuma inuma hanze, ndetse ibi abikora ubugira kabiri hashize iminsi 29. Yakuyeho kandi igisenge ku nkuge, areba hanze asanga hameze neza. Noneho nyuma y'iminsi 57 arasohoka we nabo bari bari kumwe. Ukoze imibare neza urasanga kuva bakwinjira mu nkuge kugeza bayisohotsemo byaratwaye iminsi 371. Abahanga bavuga ko kuba hari ibintu bidasobanutse neza cyangwa se bisa n'ibyisubiramo cyangwa bivuguruzanya biterwa n'uko inkuru itarahitaga yandikwa ako kanya ikiba, ahubwo habagaho guhererekanya amakuru kuva ku gisekuru runaka kugeza ku kindi, kugera aho umwanditsi azabyandika hanyuma ubyanditse akabyitira umuntu uvugwa cyane muri iyo nkuru. Ibyinshi kandi mu byanditse mu isezerano rya kera abahanga bemeza ko byanditswe mu gisekuru cya mbere ya Yesu. Abanyamateka bakaba bavuga kandi bakemeza ko ibi bitabo byaba byaranditswe n'abahanga mu by'idini ry'Abayahudi mu binyejana bya hafi mbere ya Yesu. Isezerano rya kera riduha ishusho y'amateka
ya Isirayeli mbere gato ya Yesu, ariko isezerano rishya ryo ritanga isura ya Isirayeli na Yesu kuva yavuka kurinda apfuye. Muri iri sezerano batubwira ubuzima bwe bwaranzwe ahanini no kwicisha bugufi, akabaho ubuzima buhendutse cyane kandi bizwi ko yari umwana w'Imana, akaza gupfa hanyuma akazuka. Ni kuri iyo nkuru y'ubuzima bwa Yesu Kristo kandi abakristo baje kuba bavuka, ndetse kandi ubukristo cyangwa ukwemera gikristo niho gukomoka. Mu gihe Yesu yari amaze gupfa imyaka isaga 40, bamwe mu ntumwa ze banditse inyandiko zahinduye ubuzima bwa benshi ndetse zifatwa nk'inkingi ikomeye mu myizerere ya gikristo. Izo nyandiko ziswe inkuru nziza cyangwa se amavanjiri. Izi zivuga ku buzima bwa Yesu umunsi ku wundi, kuvuka kwe, ubuzima bwe, gupfa kwe ndetse no kuzuka kwe. Ubutumwa bwiza uko ari bune bwemeye muri Bibiriya ni Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Mu bushakashatsi bugenda bukorwa kenshi, hagaragaye ko ibitabo byinshi byo mu isezerano rishya bitagiye byandikwa n'abantu byagiye byitirirwa. Abenshi bemeza ko izi nyandiko zabanje kujya zigenda zihererekanywa mu mvugo mu gihe kirekire kingana n'ibisekuruza byinshi mbere yuko ziza kwandikwa. Mu by'ukuri abanditsi nyirizina b'ubu butumwa bwiza ntibazwi neza, gusa ikigaragara ni uko kuvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Matayo bidashatse kuvuga ko Matayo we wanditse ubwo butumwa. Nanone ibitabo 13 byo mu isezerano bishya kuri 27 byavuzwe ko byanditswe na Pawulo. Ibi kandi bituma aba umugabo w'ikirangirire uvugwa cyane n'abakristo benshi nyuma ya Yesu. Uyu kandi yamenyekanye cyane ubwo yahuraga na Yesu mu nzira agiye i Damasiko. Abahanga mu gusesengura inyandiko ariko bemeza ko inyandiko za Pawulo zitarenze 7 arizo Abaroma, Abakorino, Abagalatiya, Abafilipi, Abatesalonike na Filimoni. Izindi nyandiko kandi zimwitirirwa bivugwa ko zaba zaranditswe na bamwe mu bigishwa be. Mu kurangiza twavuga ko na n'ubu kandi bikigoye cyane kwemeza ngo igitabo iki n'iki cyanditse muri Bibiriya cyanditswe nande. Gusa mu isezerano rishya hari ibizwi neza cyane ababyanditse nk'abamabaruwa ya Pawulo n'ibindi, ariko ibijyanye n'isezerano rya kera haracyari urujijo ku bantu nyakuri banditse ibyo bitabo. Nk'abakristo ariko icyo twizera ni uko uwabyanditse wese yari afite umwuka w'Imana umuyoboye, yahumekewemo na Mwuka Wera, akandika abwirijwe na Mwuka Wera. Bari bafite impano z'Imana zabahaga kureba kure, bakabona ibyo twe tutarebesha amaso, ubundi ijwi ry'Imana rikabazaho bakandika. Ibyo banditse kandi nibyo biri kutuyobora uyu munsi. Bibiriya kandi ni ijambo ry'Imana rizima riduha kumenya no gusobanukirwa n'uru rugendo turi kuganamo. Murakoze cyane, reka nkwibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5 n'ibyiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije n'uko bukeye. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.